Maxwell we mu rugo yari umuntu bita muri autoritaire, yari umuntu utegeka akubita, ufite imvugo mbi, bigatuma noneho yakutazaga ibintu, bigatuma noneho kugira ngo akiza wagaga abaseri umuryango we wawe kumva ko ageze mu rugo kugira ngo bamwishimire kwaje ahubwo none bagute bagasuhuza imitima. Rero ubwo buryo bwose ni Satani wahuzanye. Imana dufashe kugira ngo natwe abamaze kurushinga ubwo twigize inyigisho habemo ivugurura, ngiye ku ruhande rwanje nivugurure. Mbese imvugo yanjye ko mu muryango, imvugo yanjye yubaka umuryango cyangwa se iramusenya. Abana se iyo uko bambona bituma bahimbaza Imana cyangwa se bituma baje kuri Imana. Hanyuma noneho ntihabemo sintanga urwago kugira ngo abantu baje kwa Satani, ahubwo noneho gahagarara mu bubasha bw'Imana kugira ngo hagire urwitwazo rwo kuvuga ngo uyu ni wagize ute wagwishije. Adamu ngo akimara gusobanurwa n'inama agakiza yigishije abana be Abeli na Kayini, ngo yarabigisha inama agakiza. Kayini nawe arihana, ariko ntabwo byabujije ko Kayini agira ati agenda mu nzira ze. Ariko Kayini ntabwo imyitwarire ye ntabwo mu by'ukuri ntabwo Imana izayireba kuri Adamu, kuko Adamu nta kintu atakoze. Adamu yarihanye kandi abika ubuteka ryose. Ubuhitamo kwa Kayini rero ntabwo Adamu ntabwo atakoze. Natwe umuhungu, umubyeyi, ku ruhande rw'umugabo, ku ruhande rw'umugore, ni ukuvuga ngo wowe urwanya urugamba rwawe rwatuma urugo haza amahoro, rwatuma ubana n'Imana. Kuko ububasha bw'Imana wowe utazi ibintu byinshi bishobora gukosoka kubw'ububasha bw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana. None rero ahangaha ni amagambo, utugambo cyangwa se ingingo zigaragaza amabanga y'urugo, ni ingingo tugomba kwitaho mu nzego zose. Ingingo ya gatatu iravuga ngo gushakira kado uwo mwashakanye, kumushakira kado, mukorere umugurira akantu keza gashimishije. Ibyo nibyo byubaka urugo. Genda igihe niba wenda habonetse ubushobozi, utekereze uti kubw'ubushobozi mbonye reka ndebe akantu ka surprise, ndebe kado runaka, none nijanire uwo twashakanye. Muri ubwo buryo iyo kado niyo ari agaciro, ariyo idafite igiciro gihambaye, ariko aho wayitekereje mu by'ukuri iyo kado yubaka umugenzi wawe mu buryo nawe utazote ugatekereza. Ibyo rero ni ingenzi cyane kandi Imana mu by'ukuri irabishyigikiye. Hano hari indi ngingo ivuga ngo utubazo ntituzabura ku kiremwamuntu. Ntabwo kiremwamuntu ntabwo tuba tuzabura. Ibyo nabyo mu by'ukuri tukamenya ko bibaho. Kuri mwene muntu ntabwo utubazo tuzabura. Kuri mwene muntu ntabwo imvugo mbi izabura. Ntabwo izabura. Hari igihe imyifatire mibi iza mu muryango, none ugasanga akenshi abantu abagize umuryango bakishana bamahana. Ugasanga bari kuvuga abwira mugenzi we ati dore ibintu ubizanye, undi ati dore ibintu ubizanye, undi ati dore ibintu ubizanye. Bagashaka kwerekana yuko buri wese agahagarara ku ruhande rwe, bagashaka kwerekana yuko mu by'ukuri wese agashaka kwerekana yuko ari marayika. Ntabwo ari byo. Ahubwo kumenya yuko mugenzi wawe ari ikiremwa muntu cacumuye, kandi yuko ashobora kuvuga nabi, ashobora kwitwara nabi. Ibyo ngibyo ukabimenya igihe bibaye, aho kugira ngo noneho ubimwegekeho, ahubwo uragenda ukaje kumugwihira ukamusengera kugira ngo Imana yo mwijuru imufashe ubutaha azaje biri mu by'umwuka. Rero niyo mpamvu ndetse tugirwa inama yuko mbere ubushize twarabibonye mu gihe cya fiyansaye no kurangagizanya, yuko mu by'ukuri ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'umukobwa haba ku ruhande rw'umuhungu, ni ngombwa kwiga imibereho ya buri muntu uko ateye, kugira ngo impamvu ni iyi, kugira ngo uko bwije no ko bukeye uzabone uburyo ugize umwitwaraho. Rero ubu buryo bw'ubwo ngubwo mu by'ukuri bituma
satani atagira aho ahera. Indi ngingo iravuga ngo tekereza icyo wakora cyiza. Igihe cyose icyo wakora cyiza, ntutegereze gutanga ari uguhawe. Bagarura urukundo igihe cyose, ko kwikunda ari bimwe mu bisenya urugo. Nuvuga mu gihe cyose ku mpande zombi, inama tugirwa n'ijambo ry'Imana nuko ku ruhande rw'umugabo, ku ruhande rw'umugore, niba Kristo ari kumwe nawe, shakisha igihe cyose icyiza wakora. Ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 turavuga ngo kuko Imana yagize yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umuntu atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'Imana igihe cyose yagiye ishaka ikintu cyatuma urukundo rusagamba, mwene muntu azanzamuka. Nicyo kintu kiri mu bwenge bw'Imana. Ariko hari igihe kubwa Satani, ubwo Satani agenda agoreka imico y'Imana, atuma tubona Imana mu buryo budakwiriye. Rimwe rimwe tukabona Imana nk'ari nyaburakari, nk'aho turakariye, tukabona Imana nk'aho mu by'ukuri idutwaza ikiboko. Ntabwo ariko bimeze. Ndetse amategeko y'Imana tukayafata nk'aho mu by'ukuri niba uryishe birakurangiranye. Ntabwo ari muri ubwo buryo. Ahubwo Imana ni urukundo, mu igihe cyose kubw'urukundo rwayo, yo ku ruhande rwayo ihora yashaka uburyo yakora ku buryo mwene muntu wangiritse azanzamuka akaja hejuru, Imana akicubahiro. Rero mu ngo zacu, igihe muzarushingira, mu by'ukuri iryo ni ibanga rikomeye cyane mu muryango, aho kugira ngo uhore ushakisha ngo mbese ngo uhora ubwira mugenzi wawe ngo merangutya gira imyitwarire kingiyi, haba ku ruhande rwawe kora ku buryo ugaragaza urukundo, kandi igihe cyose uhore uzana ibintu byiza mu muryango, bizatuma na wawe undi na mugenzi wawe ubona yuko yenda afite imyitwarire idakwiriye. Igihe runaka udatekereza uzaje kubona ubona yuko ibintu byahindutse, hanyuma noneho bigende neza. Hano haravuga ngo kubaka urugo ntabwo ari kutagira ibibazo, ntabwo ari byo, ahubwo ni ukumenya uburyo bwo kurikira. Niko kubaka urugo burya bisobanura. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibibazo ntabwo bizaza, ibibazo bizaza. Ahubwo kubaka urugo ni ukumenya uburyo mu by'ukuri bwo gukemura ibibazo igihe byaje, uko ugomba kubyitwaramo, ugomba kubikora kose. Ariko icyambere ni uko kizo kuvuga ngo bakiye kurinde kwiye Kristo n'urukundo. Ni ukuvuga ngo uwo munyabwenge iyo ibibazo byaje arushaho kwisunga Imana. Mana, dore ikibazo ngiki mu muryango, ukacereka Imana, tuvugisha Imana. None Mana, ubwenge inzira zitandukanye zatuma ikibazo gikemuka. Muri ubwo buryo mu by'ukuri ibintu birakemuka. Ingingo ya 6 iravuga ngo ni byiza kumenya no kwemera imiterere y'uwo mwashakanye. Biba byiza irinde kunenga ibyo akunda n'ibyumviro bye. Kumenya imiterere y'uwo mwashakanye, kandi ukirinda kunenga ibyumviro bye ndetse n'ibyo akunda. Ntiwumve ko uko uteye ariko umugenzi wawe agomba kumera. Ntabwo ibyo bibaho, ntabwo bishoboka. Umuntu afite uko ateye, umuntu afite ibyo akunda, umuntu afite ibyumviro bye, amarangamutima ye. Imana yamuremanye amarangamutima y'uwo muri kumwe, y'uwo mwashakanye, y'umugore cyangwa se y'umugabo, ashobora kuba atandukanye n'amarangamutima y'iki yanyu, akaba ari amarangamutima yihabya rwose. Ibyo ngibyo rero ku mugabo w'umunyabwenge ubana na Yesu Kristo, wigisha inyigisho zijyanye n'iby'umuryango, arabimenya. Niba nkunda umupira w'amaguru, football, yenda umudamu wanjye akaba akunda basketball, sinumve yuko nahatira byanze bikunze umudamu wanjye ngo amenye football ku ngufu. Hoya, ntabwo ari byo. Ni byinshi. Ushobora kuba nkunda yenda nkunda ibyo kurya runaka, ariko yenda umudamu wanjye ataza ate akabikunda. Si ngombwa ngo mbimuhatire ku ngufu, ahubwo icyo gihe uburyo nkoramo ni byari twabonye, ni ukubaka urukundo hagati muri twebwe mu biganiro.
nzi yuko sheri, nzi yuko ukunda basketball, nzi yuko udakunda football, ariko noneho yenda bigenze gutya na gutya ukagerageza gahoro, zarushaho kugenda neza. Wagerageza yenda muri nko mu rugo uteye gutya ukagira gutya gahoro, umupira wakora muvoma gutyo, ariko noneho ukabimuzanamo mu buryo mwumva ute yoroheje, buhoro nawe agenda byumva. Niba uri kubona ko yenda ari ikintu cyiza ushaka kuyamenya yageraho kandi cyo kubaka umuryango, rero ntabwo ukimuzanamo ku ngufu, ahubwo ukimuzanamo mu buryo bw'urukundo ucishe bugufi, bigatuma noneho ibintu bigenda neza. Burya umuntu imyifatire tugira ntabwo tuba twarayivukanye, ahubwo tuyivana kuri bagenzi bacu. Bimeze se tuyivana muri sosiyete. Ni ukuvuga ngo sosiyete ari nziza iduhindura beza, sosiyete y'abandi ikaduhindura iki, ikaduhindura ababi uko bimeze. Iyo umugabo ari mwiza umugore wazamwigiraho, umugore naba mwiza umugabo azamwigiraho, muri ubwo buryo. Rero mu by'ukuri kubaka urugo ntabwo ari ikintu gihukiweho, ahubwo ni ikintu gisaba ubwenge, abantu bakiga bagahugurwa. Nkaba nshima Imana yuko itugisha nk'ibi ngibi, uburyo mwa mwaragira igicumwe kugira ngo abantu mu by'ukuri mufate igihe cyihariye cyo kwiga amabanga, ntimutekereze yuko byavuye mu bwenge bwanyu, byariyoboye n'ishuri. Kuko ibi mubona aha ngaha twiga muri kwiga uyu munsi wa none, ejo hazaza muzamure kubibona mu ngo zanyu. Kandi hamwe ndashidikanya yuko kubwo kubizirikana bizagenda bibafasha mu rugendo rwanyu rw'iteka ryose. Ibi ni ibyigisho bidasaza bihoraho, igihe cyose bihoraho. Reka rero mu by'ukuri Imana idufashe, ahubwo ku ruhande kuri buri wese yihatire kugira ngo uko twenda tubyiga, ejo tuziga ibindi. Noneho nyuma y'iki cyumweru uvuga utudaye byose icyumweru ntabwo cyambereye impfabusa, ahubwo Imana yakoreye ibitangaza nigiramo byinshi. Hano hari amagambo avuga ngo, indi ngingo ya karindwi iravuga ngo ni byiza kugabana inshingano zo mu rugo, irinde kuvunisha mugenzi wawe. Ahubwo niba muri mu rugo mugabane inshingano mu buryo runaka. Ari cyane ibyakera byo kuvuga ngo ndi umugabo mu rugo, umugore ngo umucikoni, umugore ngo arimo gukora amasuku, umugore ngo arimo ari kugaburira itungo, umugore ngo arimo amesa imyenda y'umwana. Muri ubwo ibintu byose ukarunda kurunda ku mugore, ugasanga undi mwashakanye nyuma y'imyaka 5 atangiye kuba iki cyiciro ntacupi yashaje, ariko bitewe nabo umusaza ako kanya noneho wamura kumukoresha kugutuma agira ishusho kiyo ngiyo, ugatangira kubaza uti narebye nabi, uyu namurebye hajya byatewe n'iki. Noneho ugatangira gutekereza iyo wavuye, niho abantu bahera bacima iyo bashakanye. Uburyo bw'ubu uramuvunishije, utumye asaza vuba, asaza imburagihe, none uramureba utangiye mu by'ukuri kumutera ishoti. Ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo abantu barafatanya muri byose mu rugo, bagasangira inshingano, none ntihagire uvunisha mugenzi we. Ibyo ngibyo rero bituma mu by'ukuri haba equilibre, haba balance mu rugo, none ibintu bikagenda neza. Umwe ntatekereze yuko mugenzi we ari igikoresho cya mugenzi we. Hano indi ngingo iravuga ngo igihe ibibazo bibarenze nabyo byashoboka, mugisha inama ababyeyi cyangwa se abayobozi b'itorero. Ndetse hari igihe biba ngombwa, hariho n'abapsikologi b'ibyingo, abo nabo biba ngombwa ko bagishwa inama iyo ibibazo byarenze. Abo bantu birerwa, bigatuma none batanga ubujyanama kugira ngo bya bibazo byaje mu muryango kandi bimeze nk'aho birenze, ba nyir'umuryango babashe mu by'ukuri babashe koroherwa, ndetse kubw'amahirwe bibashe gukemuka. Cyangwa Imana iravuga ngo abo bantu nk'abo ngabo aba ari inararibonye.
ngo ibibagoye uyu munsi buba binyuzemo ejo hashize habinyuzemo. Rero ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu ngo umusuzugure. Ejo twabonye yuko ejo hashize twabonye yuko Yehoshafati Yerobowamu konye ku Yerobowamu yasuzuguye inama z'abasaza ashimira inama z'abasore, ariko twabonye ingaruka zavuyemo. Rero mu by'ukuri iyo ibibazo bikugezeho mu muryango mukabiganiraho n'umudamu mukabona ntabwo biri gushoboka, cyangwa se ukabona wowe n'umudamu ntabwo muri guhuza, ntabwo mukomeje guhuza wigumya guhata, ntabwo ari byiza kuko nugumya guhata hashobora kuvamo n'ibibi. Ubu ngubu hari ngo abantu bari kwicana, siko bimeze se, bari kwicana, umugore akica umugabo akica umugore. Biba byaturutse hehe? Ku tuntu duto batigeze bumvikanaho, ariko babigira amabanga hagati muri bo, babigira amabanga. Ntibagira umuntu wenda bagute reka tugishe inama kanaka ababyeyi, reka tugishe inama se abayobozi b'itorero, reka se dushange pasitori adufashe mu buryo ngo kugira ngo turebe uko ikibazo cyakemuka, noneho bigira amabanga hagati muri bo. Rero iyo byasandaye bisandara kugira ngo bikize biri gusenya ubwo by'iteka ryose. Ahangaha rero ni inama nziza yo guca bugufi, kandi iyi ni ingingo isenya ingo nyinshi, cyane cyane ku bijyanye n'imitungo, tumvikana ku mitungo, ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Iyi mibonano mpuzabitsina byo guhuza urukundo kw'abashakanye nabyo ni ibintu bagomba kumvikanaho. Iyo batabyumvikanyeho ngo kuko umuntu ntabwo ari inyamaswa, wenda tuzagira igihe cyo kubyiga, ariko umuntu ntabwo ari inyamaswa. Ariko uyu munsi wa none bishinga ingo nyinshi kubera kutabyumvikanaho, kubera kubigira nk'ibanga bikaba iyo ngiyo, hanyuma noneho ntibumve yuko niba bibayobeye bashobora gushaka ubujyanama. Iyo babigize ibanga rero kugira ngo byubake bigende bikura, noneho igihe bisandariye bigateza ibibazo byinshi cyane. Ahangaha rero mu by'ukuri kugira ubujyanama, gushaka ubujyanama nayo ni indangagaciro ijuru ryemera. Hepfo haravuga ngo, indi ngingo iravuga ngo ababyeyi bagomba kumenya ko atari byiza kuvuga ibintu biri ku mukwe wawe. Ababyeyi bagomba kumenya ko atari byiza kuvuga ibintu biri ku mukwe wawe cyangwa umukazana wawe. Iyo babimenye bizana ubwumvikane buke mu miryango. Irinde kunegura uwo mwashakanye ku babyeyi bawe. Iyi ni ingingo ikureba mu mpande zose. Niba hari uwo mwashakanye muzumvikana ko kubwo gufashwa n'Imana igihe kizagera mushake. Ni ukuvuga ngo irinde kugenda kunegura umugore wawe, kumunegura ababyeyi bawe. Icyo ngicyo kirinde. Nawe ku ruhande rw'umugore irinde kujyana umugabo wawe ukamunegurira ababyeyi bawe. Ntabwo ari byo, ntabwo uri kubaka, ahubwo uri gusenya. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo mwamaze gushakana ni ukuvuga ngo mukoze ikintu cy'uruziga. Bimeze se, urwo ruziga mukoze nta muntu ugomba kurwinjiramo. Urwo ruziga ruba rubitse amabanga menshi. Hari amabanga hagati yanyu y'umugabo n'umugore. Ayo mabanga rero aba ari muri urwo ruziga. Iyo uhangaye ugafata umugabo nibwo yaba ari umunyamakosa ati ukaja kurema urwo ruziga, ukaja kumubara hanze mu miryango yanyu, umenye ko gusenya. Ntabwo uri kubaka, kuko iyo ibyo bintu babimenye bigenda bitanga imaje y'negative kuwo mwashakanye, kandi ntabwo biba bizi. Rero icyo ngicyo umuntu w'umunyabwenge, ariko uyu munsi wa none babwije gukuri yuko iyi ngingo iri gusenya ingo nyinshi cyane. Abashakanye umunsi wa none bari ibibazo biri kuza hagati muri bo, bavuga uburyo babikemura kugira ngo bashake inama ku Mana. Kandi ni abakristo bamaze kumenya Imana, bigaragara ko basenga cyane, ariko noneho iyo batisunze Imana ngo ibafashe, usanga noneho icyo bahisemo ari uko mu gihe umwe agenda abara hehe anegura mugenzi we, avuga amagambo adakwiriye hanze inyuma ya rwa rusiga. Ibyo ngibyo rero ni umwanzi ubitera, ntabwo mu by'ukuri babivuye ku Mana. Iyo rero umugabo ari umunyabwenge cyangwa se umugore ari umunyabwenge, kabone niyo ari umunyamakosa ameze ate,
ntabwo utinya kugira ngo uvane ingeso mbi ukumubonaho ngo uzijane mu buhanzi, oya, ahubwo uzijane imbere yaje Yesu Kristo, zijane imbere Yesu Kristo usenge, maze urebe ibitangaza Yesu Kristo agize gukora. Mukanya mu masaha 9 saa 10 nibwo naganiraga n'umudamu, tuganira ibibazo by'urugo biraza rwose biraza, ariko tukaganira nkamwereka se reba ikibazo cyaraje kiraza none waruzi uburyo ibibazo byose bibasha gukemukamo. Nawe akitegereza akabona ati ntabwo rwose neza uburyo bwo gukemukamo. N'ibindi rero nabyo nuko bimeze, igihe cyose tugomba kuba turi optimist, tube ba pessimist ni umuntu ubona ibibazo biza gucikindika akavuga ati ijuru rimbuyeho. Ariko iyo optimist ukareba ibibazo ukuntu byaje, ukuntu aho wavuye nyuma, aho wari uri, ukuntu hari hameze, ibibazo wari ufite, ukabona ukuntu Imana yakurinze, ukabona ukuntu nawe ugeze, umenya yuko uri mu burinzi bw'iki bw'Imana. Iyo ukabona yuko uri mu burinzi bw'Imana, ukabona yuko Imana iri kumwe nawe, noneho mukarushaho gushima Imana n'ibyo bibazo niyo byaza, mukavuga uti niyo byaza bimeze bite, Imana yatuvanye hariya nanga izatuvana, bigatuma noneho murwana urugamba kandi mukarurwana muri kumwe mufatanyije. Ibyo ngibyo rero bishimisha ijuru, kandi ijuru rikababa hafi. Ingingo yindi avuga ngo buri wese agomba kumenya icyo mugenzi we akunda kandi ntakimusekere. Ibi ngibi ngo twamaze kuvugaho, kumenya icyo mugenzi wawe akunda kandi ntukimusekere kubera ko yikunda. Oya, niko ateye, niko buri wese afite abafite amarangamutima ye, buri wese afite icyo akunda nk'uko Imana yatumye mu buryo butandukanye. Indi ngingo iravuga ngo gucungira hamwe umutungo. Iyi niyo ngingo tugiye kurangirizaho muri kino gitondo. Gucungira hamwe umutungo, kudahishanya amakonti. Umunsi wa none icyo kibazo kirahari, ndetse n'ibibazo bikomeye cyane unagiye no mu nkiko wasanga iki kibazo gifite ku rusabe rwo hejuru, ariko cy'umutungo. Ariko rero mu by'ukuri twabonye yuko iyo fiançailles zigenze neza, kurambiza bikugenda neza, harimo kuganira n'umutungo ukaganirwaho. Ibyo ngibyo rero iyo mwatugiye kubiganiraho n'ukuntu muzacunga umutungo hakiri kare, iyo mumaze kurushinga bigenda neza. Hano gucungira hamwe umutungo, kudahishanya amakonti, umwe akaba mandateri wa mugenzi we muri banki. Biba byiza cyane niba mufite agatabo muri banki runaka, umwe akaba mandateri ya mugenzi we, biba byiza. Bose bakwiriye kugira argent de poche. Niba n'udufaranga tubonetse ku ruhande, mu mpande zose, umudamu agomba kugira argent de poche, n'umugabo akagira ati argent de poche. Noneho ntihabe ko umugabo yagira argent de poche wenyine, umugore ntagira uti ntayikiri. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Ibyo ngibyo ni twita kwikunda, nibyo bita kwikunda. Rero amafaranga, umutungo uko abangana kose, iyo abaye paritaje muri ubwo buryo, bituma ibintu bigenda neza. Hano hari amagambo avuga ngo kumenya ibyo basohora n'ibyo binjiza, bakirinda ko ibyo basohora bije hejuru y'ibyo binjiza. Kuko niba musohoye byinshi bikaja hejuru y'ibyo mwinjiza, ni cya gihe noneho mu rugo hajamo icyo bita crise familiale, bigatuma noneho mu by'ukuri ibyo mupanga byose bitagenda neza. Ibi bigerwaho iyo hari icyo bita bije y'umuryango, igihe gito cyangwa se igihe kirekire. Hakwiriye kubaho ikaye bandikamo ibyakoresheje byose uwo munsi. Ibi byose iyo bikozwe neza bituma hirindwa ibibazo bivuka kubera gukora ibintu bisumba ubushobozi bwawe. Iyo mu by'ukuri ibi bikozwe neza, hakaba bije familiale, noneho hakabaho n'agakayi ab'umuryango bandikaho ibyo bakoresheje uwo munsi, kugira ngo bagende babaranse, bane bati niyo batagiye hejuru y'ibyo binjije, bagakora bije y'igihe gitoya,
n'igihe kirekire bitewe n'ibyo bagamije kugeraho. Ibyo ngibyo iyo bikoze muri ubwo buryo bituma ibintu bigenda neza. Ariko umunsi wa none ibibazo dufite mu ngo zacu hejuru rimwe na rimwe yo guhubuka tugakora ibintu tudatekereje, hejuru yo kwigana abantu ngo kanaka ageze ahangaha, ngo kanaka ageze ahangaha, ngo kanaka aguze imodoka, ngo reka nanjye yigure, ngo kanaka ageze ahangaha, bigatuma abantu twira ahantu mu mabanki tugafata mu mafaranga tutabanje gutekereza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwihutira gukira ngo ntazabura gukena, uwihutira gukira ntazabura gukena. Ariko mu by'ukuri reka Imana dushimire Imana yacu, kuko ibi byose Imana igenda itwigisha. Mwe murahirwa kuko uyu munsi wa none ibyigisha amabanga muri kuyamenya imuteye mwarushinga. Igihe muzaba mwarushinze mukagera kuri ingingo y'umutungo, uzamenya uburyo bwo gucunga umutungo wawe. Noneho bitume Satani wari ufite umugambi wo kugushuka agufatanije n'ubumenyi bukeya ku bijyanye n'umutungo, ntabwo azabihahera. Imana ihimbazwe kubera inyigisho wagize ute, kubera inyigisho wabonye hakiri kare no kubana na Yesu Kristo. Izi nyigisho kuko umwuka w'Imana tutekereze yuko ubu ngubu memoire ya ubwonko bwacu bugenda bufata ibintu byinshi, ariko igitangaje Imana yaturemanye ni uko ibyo bintu hari aho byisitoka. Ntabwo byibagirana by'iteka ryose, ahubwo hari aho byisitoka. Noneho iyo igihe kigeze iyo situation igeze aho bya bintu Imana yashyize mu bwenge bwawe bigomba kukugira akamaro, iyo uri kumwe n'Imana umwuka w'Imana agize arabizamura, ukabyibuka ubwo bumenyi bwose iyo shusho yose akayizana imbere yawe, noneho ukagira ukuntu wabifata. Reka rero Imana idufashe kugira ngo ingingo turangirijeho n'iyi ngiyi. Hari utundi tugiye kureba ejo. Reka gukujana n'igihe Imana idufashe kugira ngo iyo itugeneye inyigisho nk'izi ngizi zitwubaka mu mibereho yacu, zikaduteguriza ahazaza hacu heza, tuziha agaciro, kandi Imana yacu tuyisunge, aba ariyo mu by'ukuri itubera inkingi muri byose. Kabone n'ubwo twaba twarakoze amakosa yenda nk'abantu kuvuga yenda abantu bari hano bamaze kurushinga dufite ingo, byagaragara yuko mu ngo zacu amakosa menshi arimo kubera ko twagiye twitwara nabi, rimwe kubera kudufata inama z'Imana. Ariko uyu munsi wa none natwe reka Imana idufashe mu duce bugufi, noneho Imana tuyisunge, ibyo ibitaragiye neza mu ngo zacu kuko kwisunga Imana ejo bizagenda neza. Imana yacu. Reka turangirize ku isomo riboneka ngaha mu Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Ni isomo mu by'ukuri Pawulo yakunda kurigisha cyane. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 hari amagambo avuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana ishobora. Pawulo ati nshobozwa byose. N'andi magambo nuvuga ngo nta kintu na gike Pawulo yakoraga adashize Kristo imbere. Reka natwe Yesu Kristo mu by'ukuri abe umuhuzabikorwa w'ibyo dukora byose, abe umuhuzabikorwa w'impagarike yacu yose. Ibyo n'ibindi tubikora mutyo bizatuma mu by'ukuri duhagarara dushikamye, bitume imibereho yacu kabone no kubigeragezo byaza, kabone no kubibazo byaza, ariko Yesu Kristo azatubera ingabo idukingira, ndetse bitume hano ku isi mu by'ukuri duhagarara dushikamye.